uru rupfu rero rwa mugenzi wacu, dore ko yari boss wanjye, yigeze kuba boss wanjye, ntabwo navuga ko ari boss wanjye kuko ntabwo ndi umukozi we, ariko yigeze kumpa ikiraka mwita ko ari boss. Nuvuga ngo Emmy yari umuntu twubaha twese, yari umuntu twabonaga ari umuntu w'umwitonzi, yari umuntu ukunda ambiance, yari umuntu ushora abagenzi be muri ambiance kuko yaratwakiriye, twararaga ku hoteli, tugapanga filime yacu, turinda tuyirangiza neza neza turataha. Nuvuga ngo Satani namwakira. Okay, bavandimwe rero hirya no hino mu bihugu, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, turabasuhuje tubabwira ko Kanyumba Empire iri tayari kugira ngo ibagezeho amakuru yose n'ibiganiro, umwihariko kugira ngo namwe mumenye ibiri hirya no hino. Ubu rero turashaka kugira ngo tubabwire tuti tugeze ku kiganiro cya mugenzi wacu washoboye kuba yitabye Imana mu buryo bwo kwiyahura, kuko ntabwo twavuga ko ari urupfu rumeze nk'urw'abandi. Yararwaye mu bitaro, yakoze accident dore ko zitandukanye, hari accident y'imodoka, hari accident y'ibiza iterwa n'ibiza, hari accident ziterwa n'amato, indege n'ibindi. Ariko noneho habayeho ikintu kititwa na accident. Erega accident no irarengana, igihe uvuze ngo ni accident burya ni bya bintu tuvuga ngo Imana ngo yanditse n'umunsi wawe, yanditse ko uzakora accident mu mazi, uzakora accident mu ndege, uzakora accident inzu irakugwiriye, uzakora accident ngo uri kubaka uhanutse hejuru y'inzu, uzakora accident ngo wahuye n'amabandi, uzakora accident ngo wishwe n'inyama, bamwe na bamwe barya inyama ikabanika, ngo wahuye n'isangane muri rusange, akaba ari accident. Ariko iya none ntabwo ari accident, ahubwo ni umuvumo, ni ikintu cyitwa umuvumo, kubera ko ntabwo bishoboka kugira ngo umuntu yiyahure. Dore ko bavuga ngo hari abantu bajya kwiyahura mu nkundamahoro, basimbutse, bariya ndabashimira cyane kuko baba biyanze. Hari bamwe basimbuka ntibapfe, bakumva akababaro k'umubiri, bakavuga ati akavunika, agakomereka, akaba ariho akakomeza guhumeka, kandi yaragiye kwiyahura kugira ngo apfe burundu atazongera kubabara. Ariko noneho Imana ikanga ntapfe, akumva kagahinda ko k'ibyo yashaka gukora. Nyabuna turavuga ati Imana burya Imana irakomeye. Imana ibishaka kugira ngo ikwereke ko ugomba kubabara, kandi umubiri urababara ukaryana, umubiri urababara ukakugeza aharenga. Uru rupfu rero rwa mugenzi wacu, dore ko yari boss wanjye, yigeze kuba boss wanjye, ntabwo navuga ko ari boss wanjye kuko ntabwo ndi umukozi we, ariko yigeze kumpa ikiraka mwita ko ari boss, kandi ikiraka kiryoshye. Dukorana mu majyaruguru, tumaze gukorana dukorana n'abandi aba acteurs benshi. Twakinaga filime yitwa Mwene Gahini. N'ubu ugiye ku rubuga ukagenda ahantu bashyiraho amashusho, ushobora kumbona nambaye ikanzu y'umweru, nambaye igitambaro mu mutwe, mfite amaso y'ubururu, kugira ngo ukareba hasi ukandikaho Mwene Gahini, ukaba wabona iyo filime. Nuko itarasohoka, sinzi impamvu batayisohoye. Mu makuru tumaze kumenya none hanga akomoka kuri bagenzi bacu, impamvu batayisohoye ndayibabwira. Iyo filime yari filime nziza cyane, kandi twayitinzeho, twayikoze ukwezi kose. Akaba mugenzi wacu rero washoboye kwiyahura, wabishoboye ko kwiyahura ni ibintu bikomeye. Akaba yitwa Emmy, akaba yari umuyobozi wa filime ku rubuga rwe, akaba yari umuyobozi kandi w'iriya hoteli Ibiza Resort hariya mu Ruhengeri. Akaba yashoboye kuba yashoboye rwose, yashoboye yiyahuye. Ikintu tunenga, niba yaragiye kwiyahura akaba yarafite ibibazo byo gutuma yiyahura, sinzi ibibazo bishobora gutuma umuntu avuga ngo ariyahura. Nta n'umuntu ushobora kuvuga ngo hari ikibazo gishobora gutuma niyahura. Nuvuga ngo yahisemo kujya kwitwika, agura amacupa 30 ya essence,
araza ashyira mu nzu abwira abakozi be ati mufunge, byari saa 3, arababwira ati mugende mufunge. ese ubundi Kanyama amacupa yayaguze ate ko nzi ko kuri sitasiyo batagitanga esanse? Yatumye umuntu, hari umuntu yatumye niba ari umukozi we yatumye umuntu kugira ngo ajye kugura, aragura arazana, ko ni bose afite imodoka, nuvuga ko niba aguze esanse n'uburenganzira bwe. Ariko noneho ikintu kibabaje ni ukugira ngo afate imigambi mibisha yo kugira ngo yiyahure, afate abana babiri be ndabazi, agahungu n'agakobwa, usibye ko harokotse umwe wararanye n'umukozi w'umukobwa, bakaba bararanye, akaba ari bashoboye kurokoka, nabo bagombaga gushya, ariko yarokowe nuko yararanye n'umuyaya wamureraga. Ariko abandi babiri arabakingirana, akinga imiryango neza bajya kuryama, hasigaye acana esanse ku buryo inzu yahiye yose irakongoka, n'abana barashya bahinduka amakara. Urumva rero muri icyo gihe nawe ngira ngo yumvise umubiri umurya, ashobora kuba yarari muri salo, ahungira muri dushe, ntabwo yari agiye koga, ntacyo yari agiye gukoramo, ntabwo yavanye n'imyenda ngo ashyire hariya kugira ngo bagaragaze ko yari agiye koga, ahubwo yahiye nawe, imyenda irakongoka, usibye ko yasigaranye akabirika umubiri ugaragara, ibice bimwe by'umubiri bigaragara, ariko abana bahiri imbere y'umuryango basa nk'abahunga, bagira iki, bahinduka amakara. Umuriro ni ukuvuga ko cyari ikintu cy'igikatu cy'umuriro. Ku rurimi rw'umuriro rero urumva ko rwari rwinshi kubera esanse, kandi mu nzu ye hari za gaze, hari televiziyo, hari ibiki, ibyo byose bishobora kuzana iki, kuzana impanuka ikomeye ku buryo nta kintu waramura mu rugo, nta kintu nubwo watabara, nta kintu gishobora kuva mu rugo kubera ko inzu yari ikinze kandi ni grillage. Ariko rero bigaragara ko ese niba ijuru ribaho, niba koko tuzi ko tuzajya mu ijuru, Imana ikabihana, ese Imana yakira abantu nk'abo koko? Ko dufite impfu nyinshi, impfu z'indwara, aksida nk'izo, impfu z'abapfuye ngo barozwe, abapfuye bahuye n'intambara. Ese nk'uwo Imana izamwakira? Sinzi ko Imana ishobora kumwakira. Ese bavandimwe, ese iyo yahura wenyine, none se ibyo ngibyo ntibyahise bizaba nyine, biba byabaye, ariko kwiyahura wenyine yaba yabikoraga akagenda, kakwa kundi bavuga ati urakagenda wenyine. Ariko se bari abana, ziriya nzirakarengane tuzazibuka gute? Tuzakora iki kugira ngo bari abana dushoboye kubibuka, dushoboye kuvuga tuti dufite amasengesho dushobora kubashorera? Buriya se hari isengesho na rimwe dushobora gushorera Emi? Ese buriya ko bavuga ngo umuntu yapfuye bagafata umurambo bakawujyana kwa pasiteri, bakawujyana mu kiliziya, bakavuga ati padiri gerageza usengereye uyu murambo, musengere yari yarabatijwe, yari umukristu. Ese koko uriya ni umukristu? Nangwa se isengesho ryasenga rikomotse, isengesho ryawe rifite iyihe sura? Sinzi icyo wasengera umuntu wiyahuye nk'uriya. Ni nk'abo bose nkubwiye biyahura mu nkundamahoro. Ese wajya umuntu arasimbutse ariyahuye ukamujyana mu nzu y'Imana ngo ugiye kumusengera? Ahubwo amasengesho aba yayisengeye ya Satani. Ahubwo waba ushaka ahantu bashaka gurupe ya shitani, ikajya bashaka abo bantu bakabasengera, ariko abantu ba Satani ntabwo bagaragara, ntabwo ushobora kubabona, kandi Satani ntabwo yemerewe, ntabwo yemewe. Hemewe Imana rukumbi, hemeye Yesu hemeye, turamwemera. Yewe turemerana n'intumwa Muhammad, kuko ushaka ukamujyana mu musigiti, ukagera hariya ku izina ry'intumwa Muhammad, twabo tureka tumusengere dukurikije ko Muhammad yasengaga Imana kandi yemeraga Imana, kandi n'intumwa n'abantu bo mu idini rya Isilamu bemera Imana bakurikije ko Muhammad yemeraga Imana ari intumwa y'Imana. Ubwo se uriya twamujyana Nyabingi? Ntabaho ngo tumujyane kwa Nyabingi. Beelzebul ntabaho ngo tumujyane kwa Beelzebul. Rufayari ntawe uhari, uze twamujyana. Arashyingurwa cyangwa arashyingurwa arahambwa? Arashyingurwa adasengewe? Ndumva bahamba imbwa, ntabwo bahamba umuntu. Bahamba imbwa, ahubwo ni bamuhambe. Ndumva bamuhamba da, kuko ni umuntu, ni ikiremwa muntu. Kuko birabujijwe, tukurije umuryango mpuzamahanga, birabujijwe kugira ngo umuntu yihorere, nangwa se birabujijwe kugira ngo umuntu yicwe ko yishe mugenzi we. Uriya yiyishe, ariko rero ni uguhambwa, ntabwo ari ugushyingurwa. Muri make apfanye icyaha cy'uko yishe. Cy'uko yishe no kwiyica byonyine. Ni ukuvuga ngo
ni ubuhemu budasanzwe. Ni ukuvuga ngo Emi yari umuntu twubaha twese, yari umuntu twabonaga ari umuntu w'umwitonzi, yari umuntu ukunda ambiance, yari umuntu ushora abagenzi be muri ambiance kuko yaratwakiriye, twararaga ku hoteli tugapanga filime yacu turinda tuyirangiza neza turataha. Harimo bande, harimo ba Jean Paul, harimo ba Gasasira, harimo ba Nyirankotsa, harimo n'abandi n'abafigira benshi, ariko bigaragara ko ubwitonzi bwe bwarimo ubugome. Twumva mu makuru rero ko icyatumye ngo yiyahura nabyo ntabwo twabihagararaho, ariko twumvaga uri hwihwihwi ko ngo yari afite ikibazo n'umugore. Icyo kibazo rero ngo kikavuga ngo iki, kikavuga ngo umugore ngo yaravuze ngo abana sabe, biza kuvugwa ibindi bya hwihwihwihwi. Ibyo ngibyo nta wabihagararaho, ugomba guhagarara ku makuru uzi. Nacyo tubabwira abanyamakuru, muzajye muvuga amakuru mwahagazeho kugira ngo turebe ko abayumva bavuga ko ari ukuri. Aravuga ngo umwana wa nyuma ngo ntabwo ari uwe, ibintu nk'ibyo. Akaba ariyo mpamvu yaba yajyanye abana be akaba ari bakingirana, undi akamusiga akamurekana n'umugore. Oya, umugore yari kuri hoteli yari kubiza resort, ngo niyo yari yagiye. Ariko rero biragaragara ko nubwo yaba afite amakimbirane n'umugore, ibyo ngibyo ntabwo byatuma wiyahura. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaravuze mu ijambo rikuru, yaravuze ati umugore n'umugabo niba mufite amakimbirane, umugore akaba yamenye ko hari amakimbirane ashobora gutuma hashobora kuvamo amakimbirane y'urupfu, amakimbirane yo kwicwa n'umuntu, cyangwa se amakimbirane y'imirwano, cyangwa amakimbirane y'itoteza, bibwire abayobozi bakwegereye hakiri kare, abashobore kubatandukanya, nangwa se gerageza umuhunge uve uruhande rwe wigendere, hasigare umurege, nangwa se wigendere kugira ngo utavanamo ingingo mbi y'urupfu. Ko hari ingingo nyinshi z'urupfu nk'izo navuze hejuru z'amaksida n'ibiki, ni ingingo nyinshi zitandukanye. Ariko ni ukuvuga ngo ibintu yakoze ni ibintu birimo Satani. Niba Satani ariho, njye nta Satani nahuye nawe, nta Satani nzi, nta na Satani nigeze mbona, n'abamuganiraho simuzi, n'ababivuga ntabwo mbyemera. Satani ari, ariko niba Satani koko ariho, akaba afite biriya bintu bye byose akoresha, byose yunganira mu bantu, ni ukuvuga ngo Satani namwakire. Tugiye kureba rero mu makuru twari dufite ya bagenzi banjye, usibye ko mwavuze ko yakoze ibintu ngo by'ububwa, nubwo umubwiye ngo nimbwa ntacyo bimufataho, ahubwo nitubabare tuvuge tuti ntihazagire umuntu ugerageza gufata ziriya ngiro, ugerageza gufata ziriya ngendo kugira ngo wiyahure, cyangwa se ugerageze kuvutsa abantu ubuzima kubera ko ugiye kwivutsa ubuzima. Ivutsa ubuzima wenyine ugende, ariko reka abana b'Imana bakomeze urugendo Imana yabaremanye, kandi bazagire kuhamagarwa n'Imana nk'uko Imana iduhamagara twese. Ariko uriya ntabwo ahamagawe n'Imana, ahamagawe na Satani. Ese ibintu yakoze barabyara ibyo byari bikwiye? Bikwiye iki? Ntaho bikwiriye. Nicyo gituma twigisha abantu tukavuga ati nyabuna abantu batekereza kwiyahura, abatekereza kujya mu kagozi, abatekereza kugira ngo bafate esanse, abatekereza kugira ngo bahuranye bagenzi babo bashyiramo za twatunuza twakora twitwa ngo ni supaguru. Gutekereza kwica mugenzi wawe ukoresheje supaguru, gutekereza kwica mugenzi wawe umuvutsa ubuzima bwe, ibyo bintu byose nibyo dushaka kugira ngo twamagane, n'abantu bashaka kuba bafite icyo gitekerezo batazongera kugira ngo batekereze ibyo bitekerezo bibi bigeze muri urwo rugero, kugira ngo turebe ko twabaho, kugira ngo turebe ko twagira amahoro, tugira ngo turebe ko Imana yazatwakira neza, ugasaza neza, ugasaza utanduranyije. Biriya ni ukwanduranya n'isi, kandi ntacyo yitwaye. Ntabwo uzahindura iby'isi, ntabwo uzahindura isi ko imeze, ntabwo uzahindura, yewe n'ibyo ufite uzabita ubisigira abandi. naho ubundi uriya mwiryane ntabwo ari umwiryane mwiza, ntabwo ari n'umwiryane udasobanutse, umwiryane udafite agaciro, udafite n'igiciro imbere y'Imana. Ese umugore niba mwashwanye wamuretse ko ari umusore washatse undi mugore, niba umugore yaguhemukiye ariko
niba umugore wamuhemukiye nawe agashobora kuba yatandukanye nawe akaba yagiye yakwihweje akajya ahandi, buriya yatekereje neza, kuko aba agiye gutekereza kugira ngo arebe uburyo yafata inzira nziza zo kugira ngo abe yakurega nangwa se atandukana nawe. Biriya rero ni ububwa, ni ububwa, yakoze ibintu by'ububwa rwose, ntabwo ari ibintu bizima. Biriya ntabwo ari intangarugero mu rubyiruko, ntabwo ari intangarugero mu bahanzi, kandi dore ko yari umuntu watangiye ubuhanzi bwe abutangirana n'abandi bo hejuru. Izacu TV yakoranye na Bandimbati, yakoranye n'Intarengore, yakoranye n'Abamenya, ni naho yavanye ubwo bumenyi bwose ho kugira ngo ahimbe ibye, yikorere ibye kugira ngo ashobore gutera imbere. Yariganye abandi, yaragiye kubiharanira, ariko noneho arabyangije. Biriya rero yangije izina ry'abahanzi, yangije izina ry'abafilmeka, yangije izina ry'abalegende, aratwangije twese twakinnye iriya filime, usibye ko ntazahwire. Ariko ngo amakuru ko hari umuntu ushobora kuba ayifite kubera ko atamwishyuye. Niba uwo muntu azi ko afite iyo filime yitwa Mwene Gahini, akaba azi ko atishyuye, ndamusaba kugira ngo atazayimurika kubera ko yitwaje ko Emmy yiyahuye nangwa se yivanye ku isi, akazagereza kuyishyira hanze. Nayishyira hanze sinzi aho bizagarukira. Ibyo bintu ni ukubyitondera. Ariko ibyo ari byose, nimba yari yapanze kwiyahura, hari umuntu yasigiye testament se? Nabyo byabajijwe, kuko hariya polisi yagerageje kuza gutabara, ariko byari kure cyane, kuko yikingiranye bihambaye, yikingiranye bikomeye, ku buryo inzu yose yakongotse, yahirakongoka, n'ibintu byose birashya birakongoka. N'akagare k'umwana bagenderagaho kahiye karakongoka, gasigara ari akantu kameze nk'umweyo. Ni ukuvuga ngo rero nta testament ashobora kuba yanditse, kuko yanditse testament yaba yayanditse se ayisigirane, yayandika akaba yasigiye umuturanyi se, yanditse testament ayisiga mu nzu, kuko niba yahise mu nzu yanditse n'ikaramu yahiye, ni ukuvuga ko nta testament yanditse. Yakoze ibintu by'ubugome gusa, ubunyamaswa. Kuko akenshi se abantu bagiye kwiyahura si basiga banditse, bandika ibiki bashaka bakarorera, wandika se wandikira inzuki ngo zitazatara ubuki, wandika kugira ngo bazakubakire, wandika kugira ngo bizagende bite. Wandika se yaba wandikaga uti muzancukure umwobo muremure nangwa umwobo mugufi. Byose ni ibiki, ibintu bidasobanutse bidafite sense, kuko igihe umaze kubaho umwuka biba birangiye. Ni ukuvuga ngo rero ibintu yakoze ni ibintu by'ubunyamaswa, ni imibereho koko, ni imibereho simba, ni ubusimba nta kundi. Kuvuga ngo biriya bintu ntabwo ari byo, tubyamaganire kure. Abafite ubumuntu ntibazagere gutekereza kwiyahura. Ese utekereza kwiyahura, wakwiyahuye wenyine ukagenda koko, ariko kugira ngo utekereze kumara imbaga y'abantu, kugira ngo utekereze kwica abana bawe, abana b'abamarayika nka bariya badafite ibyaha, bafite ubuziranenge. Ngo umwe yari afite 6, umwe yari afite 8, undi afite 12. Hari agahungu n'agakobwa. Urumva ako kasigaye rero sinzi niba ari agakobwa, ako kasigaye kakijwe n'iki, nuko kararanye nande n'umukozi. Yaba yashakaga kubera umukozi ati rero jya muri cya cyumba uryame, hanyuma n'akana karyama aho ngaho, mbatwike mwese dushye twese tukongore. Ariko Imana ikora ibyayo, Imana ishushanya ukwayo. Ni ukuvuga ngo bariya yakoreye biriya ni urwandiko rw'Imana rwanditse. Njye byandenze, njye byandenze vuga ko ahubwo navuze ni ese ndaca urubanza gute. Uriya twakoranye ari databuja, ari umuntu uri aho ngaho udufata neza. Twakoraga filime twarangiza gukina nijoro saa moya, akadusohokana muri boîte zimwe na zimwe n'iz'umuhanzi umwe uri mu Ruhengeri hariya hafi y'ibihe za resort. Tugasohoka tukanywa, tukarya, tugasangira, tukabyina muri boîte, ugasanga tumuhaye amanota yo kuba ari umuntu mwiza. None koko ushobora kubana n'umuntu akakwishamo, umuntu ni muremure cyane, umuntu ni mugari, umuntu afite ubuzima bwe burebure, umuntu ni mugari, ntabwo ushobora umuntu afite ibitekerezo bye aba abitse inyuma bw'ubukoko, bw'ubusimba, bw'ubunyamaswa, akigira umuntu. Uriya rero yigize umuntu ari inyamaswa. Ahubwo ndibaza umugore ubu byifashe bite? Ese umugore
nibajya gukora ibintu bya investigation bashaka kugira ngo barebe ko bakurikirana amakuru umugore buriya baramubaza iki buri icyo ari busubize nicyo shaka kumenya niba ari busubize turakomeza dukurikirana amakuru ariko tuzi ko umugore nawe twabanye neza umugore nta shida yari afite umugore ntabwo yadufashe nabi umugore ntawe yatutse umugore ntawe yakiriye umugore ntawe yasuzuguye umugore yarara aho ngaho turi gukina filime yacu tuyikina tuyirinda tuyirangiza umugore adufashe neza atubwira mwaramutse ari mu bye kuko yari afite akazi gatandukanye na filime kuko yakurikiraga iby'ihoteli bafatanyije n'umugabo. Ese Kanyoreka nkubaza ubundi ni ngombwa nimba ugiranye amakimbirane n'umuntu wiyahure? Ni ubugoryi. Okay, nimba umenye neza ko abana uri kurera atari abawe ntiwanafata n'abana n'umwana utoraguye hano mu muhanda ukamuzana ukamurera? Ni ibintu bikomeye biriya ni ubunyamaswa nubwo bavuga ngo bagiye kukwica bakaguha icyuma bakakishyira hariya bakaguha imbunda bati noneho mu mwanya turakwica kugira ngo uzashobore gufata imbunda ngo wirase kugira ngo uzafate icyuma ngo witere ni ibintu bikomeye cyane ni ubunyamaswa nawe uri inyamaswa kuko ushoboye kwirangiza nta muntu wirangiza burya umuntu wirangiza aba ari inyamaswa yakica n'umuntu yakwica n'undi ariko se ntiyabishe kuko iby'umuntu ikiremwa muntu umuntu nyamuntu utekereje nabi akaba akoreye umuntu wundi nabi burya nawe uwo muntu ashobora gukorera n'undi nabi igihe ubonye uwo muntu rero ugira nabi gutyo ukaba wabibonye ntuzamwegere ntuzabane nawe kuko ibyo yakoreye mugenzi wawe ashobora kubigukora nawe uvuga ngo rero abantu bamaze kuba inyamaswa abantu bamaze kuba inyamaswa neza neza dore mu makuru twabonye yandi ngo umwana yishe se yamwishe rubuzo numva ko abantu bafite ubunyamaswa tugomba kwigaho kugira ngo nibuze turebe ko twabigisha nangwa se tukareba ukuntu twakemura ibibazo byo kugira ngo abantu bifate nk'inyamaswa bahotera bagenzi babo babica cyane. Ntabwo nakwita ngo so ngo ni mugenzi wawe ariko so ni umubyeyi wawe ukica so urumva atari ubunyamaswa. No muri ibi bihe tugezemo hakaba hajemo amakesi yo kwicana nabyo ntabwo ari ibintu byoroshye. Ntabwo byoroshye ni kubihagurukira kubihagurukira sinzi uko ababifitiye ubumenyi ababifitiye ubunararibonye uko twashobora gufatanya kugira ngo nibuze dukore iki twigisha abantu kuvamo ubunyamaswa birakomeye cyane. Umuntu ariba bakamwigisha kureka kwiba bakamuhana umuntu arasambana bakamuhana umuntu anywa ibiyobyabwenge bakamushakira igihano ariko se mbwira igihano cy'umuntu ufite ingengabitekerezo yo kugira ngo yice abana ingengabitekerezo yo kugira ngo ahubwo n'umugore yaba yabonekaga wanza ari kumwica ahubwo umugore n'amahirwe yarokotse ni ukuvuga ngo uriya mugore cyangwa se yaza kuhaba bigashobora kuba bitanabayeho ahari birashoboka birashoboka ariko nta wabimenya burya ubunyamaswa yarawufite mu mwihariko bwite yarafite mu buryo utashaka kumutekera kubera umuntu uri aho wifura ureba ari umuntu mwiza uganira neza udatongana utanarwana zirarazishye ushobora kumubona gutyo ariko byagera mu rugo bikaba ibindi niba zirarazishye se wazivuyemo zirarazishye yari afite amafaranga zirarazishye imwe se iki yari afite amafaranga iyo yifata akigendera nubwo waba ufite ideni rya leta nubwo waba ufite ideni rya banki nubwo waba ufite ideni ry'umuntu ntabwo ushobora kwiyahura kubera ko wabuze icyo wishyura ariko ni ukuvuga ngo yari afite ikindi kintu cy'ibitekerezo bindi biri inyuma ye by'ubunyamaswa ashobora gukoresha dore ko ngo yigeze no kuba umusirikare niba yaravuye mu busirikare bwa kera akaza mu busirikare bw'igihugu ubu ngubu urumva rero nabyo ngiye kubivuga ko umusirikare ntabwo ari kugira ubunyamaswa ko umusirikare ntabwo ari ukugenda urasa abantu nk'inkoko ko umusirikare ntabwo ari ukugira ngo ugende ukubita ishyi abantu ko umusirikare ni ukugira ubwenge budasanzwe burenze wa wundi utaragiyemo ibyo bya bindi bavuga ngo umusirikare arengeje umusivili umusirikare ayobora umusivili akamutegeka ariko yari afite ubunyamaswa wundi budasanzwe w'umuntu nicyo gituma akoze biriya bikorwa nicyo gituma yabikoze yari afite ibindi bibi cyane abitse mu mutima we ni inyamaswa rero erega hari abantu bagenda ugasanga ngo ni abantu bagenda mu muhanda naho ni inyamaswa zigendera ni inyamaswa igenda utabizi ko bavuga ko inyamaswa
tuvuga ngo inyamaswa ngo ni ishobora kwahuranya umuntu. Ingwe, intare, ingage, impyisi cyane cyane ko uriya we ni impyisi, mahuma, reka turebe ni imbwa, inyamaswa, ariko ihene ibanza atari inyamaswa. Ihene ni itungo. Ni itungo. None se imbwa si itungo? Imbwa rega buriya ziri ukubiri. Hari imbwa ushobora gutunga, hari n'imbwa utatunga. Imbwa ni imbwa, uriya ni imbwa. Ariko ntabwo ari imbwa ahubwo ni impyisi. Ibintu yakoze ni ubupyisi. Impyisi nta mbabazi zigira. Nicyo tuhayise impyisi mu nyamaswa zose z'inkazi. Kuvuga ngo we yakoze ubupyisi. Yakoze akadakorwa. Kuvuga ngo rero hagati aho ngaho icyo dushobora gukora urakizi ni kwihanganisha umuryango we. Twabwira mwabyaye igikoko mutabizi, mwihangane. Kuko ngo abumwe gatukisha bose, niba yisha abana akaba yafasha abana akabatwika akitwika nawe, ariko umuryango we urazira ubusa. Umuryango we uzira ubusa. Umuryango we ntabwo urimo. Umuryango we ntabwo ari we wamutumye kujya kwica abana akaba yabatwise bagakongoka. Ni ukuvuga ngo rero umuryango urazira ubusa. Ariko tufate umuryango we tuwihanganishe, tubabwire ati mwabyaye igikoko mutabizi, mwabyaye inyamaswa mutabizi. Ari bashiki be, ari ndumva ko yari afite se na nyina, ngira ngo yari afite ababyeyi. Ari umuryango w'umugore nawe tuwihanganishe ko washingiye inyamaswa batabizi. Ahubwo ngo kwiyahura ubanza ari karande. Niba ari karande ibyo simbizi, iwacu ntabwo tugiye tuyahura. Iwanyu mwariyahuye se? Ntabwo mbizi. Ibyo ngibyo rero niba yari abifite ni ubunyamaswa bwari bumurimo. Ahubwo bariya bana b'abamarayika, ziriya nzirakarengane yavanye ku isi, niba ijuru ribaho ntabwo azajya mu ijuru. Ntabwo azajya mu ijuru, ndabivuze. Yari bosi wanjye, ntabwo azajya mu ijuru. Nubwo twakoranye akaba yari afite ubumuntu akavuga ati akiyoberanya, ntabwo azajya mu ijuru, ndabivuze. N'amasengesho ntabwo azamugeraho, n'abazasenga baza bakora ubusa, ntibazategere gusengera yemwe, ndabivuze. No kumurira ntibyakabaye. Abapolisi ntibayobewe, ntibahageze. Umuvugizi wa polisi ntabwo yahageze. Bakamubaza ati ni ugukurikirana buhoro, tukabaza tugashishoza, tukabaza abaturanyi. Arabaza iki? Kugira ngo aramenye ibyatumye akora ariya mahano. Ahubwo ariya manurwa ntabwo bashobora kumenya icyabiteye. Kubera iki? Yabishyize kuri gahunda y'umunyamaswa, abikora yitonze, ahamagara abana ati muze murandaza noneho afata wa muboyi wa mukozi w'umukobwa, aravuga ati urararana n'aka ngaka. Ararana n'akana gato kakandi kagaherezi, kagakobwa na kagahungu, abari bahigira bate bashiririra mu nzu, inzu irakongoka. Kanyo reka ibyo tubireke tunasoza ikiganiro. Reka dusoze ikiganiro, ariko ndababaye. Yarambabaje, ababaje umutima wanjye, ntabwo mbabajwe nuko yitwitse. Yitwitse kubera ko yari afite ubunyamaswa n'ubusatani bumurimo. Yarangiye mugafata amafoto ye mugashyira hariya. Kuki bamuritse amafoto ye? Nanditse ku rubuga, nandikamo Ibiza Resort, akaba ari iriya hoteli twararagamo, ariyo twakiniragamo, tugakina, tukajya hanze, tukajya no iriya foto bashyizeho bayishyireho iki? Ahubwo nibayizimye bavuge Emi gusa. Gushyira buriya bwiza bwe bari bushyiraho iki? Ni umusore mwiza, yifataga neza, ariko bavane muri iriya foto bayisibe, aziga bavuga amateka mabi yakoze.